ese wari uzi ko Rambo ari mu franchise zikomeye cyane mu mateka action movies? Yatangiye mu 1982 ariko kugeza uyu munsi yacyafatwa nk'ishuri rya gisirikare mu mafilime, aho umusirikare umwe ashobora kurwanya cyangwa se kanatsinda igisirikare cyose. Filime zayo uko ari ni 5 zinjije arenga miliyoni 119 ku isi yose z'amadolari y'abanyamerika. Ubwo reka turebe filime zawe zikomeye abakinnyi bayigize icyamamare n'amafaranga zinjije. Filime za Rambo ni filime 5 yakinnye. Filime za Rambo hari iya mbere yabaye bita First Blood mu 1982, hafi miliyoni 125 ku ngengo ya miliyoni 15 z'amadolari. Ya kabiri ni Rambo The First Blood Part 2 yo mu 1985, hafi miliyoni 300 z'amadolari y'abanyamerika. Yinjije muri mise niyo yinjije amafaranga menshi muri no ruhererekane rwa zino filime cyangwa muri ibice byazo. Tukagira iyo bita yindi Rambo gatatu, kandi dufite Rambo gatatu yo mu 1988, hafi miliyoni 149 y'amadolari y'abanyamerika. Tukagira none Rambo 2008, hafi miliyoni 113 z'amadolari y'abanyamerika. Mwanya wa gatanu dufite Rambo, mwanya wa gatanu dufite Rambo Last Blood 2019, hafi miliyoni 91 z'amadolari y'abanyamerika. Ibi bintu bituma franchise yose cyangwa se uruhererekane rwa zino filime rugera kuri miliyoni 819 ku isi yose. Ino filime za Rambo hari abakinnyi batumye zabamara cyane pe, kandi twarababonye. Ku mwanya wa mbere harimo umukinnyi w'icyamamare tuzi nka Sylvester Stallone, ari witwa John Rambo cyangwa se Rambo. Niwe wakinnye Rambo muri filime zose uko ari 5. Yari umusirikare urwanya muri Vietnam, ufite ubumenyi bukomeye bwo kurwana no kuba mu bihe bikomeye. Uyu mukinnyi yagize uruhare runini mu gutuma action films cyangwa se action movies zubaha cyane. Ku mwanya wa kabiri dufite umukinnyi bita Richard Crenna, ari we bita Colonel Troutman. Yari umutoza wa Rambo kandi yaje kumufasha mu bihe bikomeye cyane. Hakaba undi mukinnyi w'icyamamare bita Brian Denner, ari we Chef Teza, niwe wabaye umwanzi mukuru muri filime. Undi bita Brian Denner, ari we Chef Teza, niwe wabaye umwanzi mukuru muri filime ya mbere. Bakinnyi bafashije gutuma First Blood iba ikomeye cyane kandi igatangira kugira ingaruka cyangwa se ikamamara cyane pe, kuko aba ngaba bakinnyi tubonye nibo batumye ino filime ikundwa cyane, mbese bakabona ni filime zifite gahunda. First Blood ikurikira Rambo winjiye mu mujyi muto agashyamirana na polisi, bikarangira ahigwa ariko akoresha ubuhanga bwe mu kurwana no kubaho mu ishyamba. Filime ya box office, filime yaje kuba iya box office success ndetse iba imwe mu zinjire menshi mu 1982. Kuva icyo gihe Rambo yahise iba ikimenyetso cya one man army, cyangwa se umugabo umwe wirwanaho ari nk'umusirikare we wenyine ku giti cye. Ese ko iki filime ya Rambo yamamaye? Iyi filime ya Rambo yamamaye kubera iki filime ya Rambo yamamaye? Filime ya Rambo yaramamaye kubera ko yerekanye ibibazo abasirikare bahura nabyo nyuma y'intambara. Ashyizeho style ya action film aho umuntu umwe atsinda benshi, kandi agize influence ku zindi filime cyangwa se yatumye n'izindi filime zose yazigizeho ingaruka ituma mbese zamamara cyane zazikozwe muri style nk'iya Rambo. Ese iyi Rambo iracyafite ahazaza? Iyi Rambo mu makuru hari gutegurwa indi filime ya Parker izagaragaza ubuzima bwa Rambo akiri umusirikare wa Green Beret mbere ya filime 1982. Kandi nk'uko twabibonye iyi filime imaze kurenza miliyoni 800 ku isi yose, gihamya cy'uko ikundwa kandi ikarebwa n'abantu benshi. Rambo si filime isanzwe, ahubwo ni amateka ya courage, kwihangana no kurwana udacitse intege.